3 ibice 37 umurongo wa 32 haragize ngo umunyabyaha agenzura umukiranutsi agashaka kumwica. Uwiteka ntazamureka mu kuboko kwe kandi ntazamutsindisha mu manza. Ndagira ngo umurongo wumve uko monitoring wumve. Haragize hati umunyabyaha agenzura umukiranutsi. Umunyabyaha agenzura umukiranutsi agashaka kumwica, agashaka kumurandurana n'imizi. Uwiteka ntazamurekura, ntazigera arekura uwo mukiranutsi mu kuboko kwe kandi ntazamutsindisha mu manza. Nzorasha ahubwo hanyuma byatewe na bene data bindyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu. Urumva ni indyarya zinjire guhereranwa ko zije gutata komonitaringa abayeho ate, arya te, abikora te, te, zihe bagenza gute, programu ye ni yihe, ese yarahinduye. Barya abantu baramutse babonye amapassword yawe yose bakurangiza. Mva binjiye rwihereranwa. Ngibi ni Bibiliya ntago ari twe. Monitoring spirit. Hari ibintu abantu bafunguke mu maso, harimo ibintu bibaho batari bazi ko ngo ni mwisi hano nta mahoro, nta kujenjekera Satani, ni uguhaguruka ukamurwanya. No murwanya nawe azaguhunga. Urumva ko nshatse kukwereka ino mirongo kubanze ufuntu ivuze. Iya mbere ngo abanyabyaha bagenzura abakiranutsi bashaka kubaritura ariko ngo Uwiteka ntazemera bari kuboko kwe kandi ntazakira abo bantu. Ariko abona ko Paulo asobanuye ngaho ubwa nyuma y'ibyo yabonye ko haje rwihereranwa indyarya zaje rwihereranwa. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse. Ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka. Ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Aha ni ku Bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nta handi wahageze rero. Imana iguhe umugisha cyane wowe ugiye gukurikirana iyi video. Amazina yanjye nitwa Jerry, nkuko bisanzwe tugiye kubana mu biganiro tubategurira. Ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Pastor, umeze neza? Ya, ndashima Imana. Ni byiza cyane kubushima Imana. Nubwo habari ibigoye ariko ndashima Imana. Yego. Ko nzi ko ibitarakorera bimbikiye. Yego. Yes. Ni byiza cyane. Yego, turagarutse n'ubundi ntago tujya kure y'ibyo twiyemeje kujya dukora. Tumaze iminsi mu nzozi.
ariko n'ubundi ntabwo turi butandukire cyane kuko n'ubundi bifitanye isano. Uyu munsi turagaruka, ntabwo tugaruka mu nzozi, noneho turagaruka ku bimenyetso bigaragarira inyuma. Hari ukuntu umuntu abaho mu buzima akaba ameze nk'uriho surveillance camera, hariho ikintu kimukontorora, kireba ibyo akora, kireba ibyo avuga, kireba aho aca, kikamusopanyiriza, kikamubuza imigisha, kikamubuza gutera imbere, kikamusiga icyangiro. Kandi wowe mu byo wifuza gutera imbere nk'abandi, wifuza kugenda nk'abandi, wifuza kubaho mu buzima bushima nk'abandi. Uyu munsi ndagira ngo turebe kuri umwuka ugenzura umuntu. Ibimenyetso bishobora kukwereka ko aho uca, aho ukora, aho uvuga, aho uryamye hari umwuka runaka, umwuka w'abarozi, umwuka w'abantu batifuza gutera imbere, ariko noneho biri muri spiritual, bikwereka ko bakunekaneka, umwuka ukugaragaraho, ukugenzura, ukugenza ibyo ukora. Ndagira ngo ni utubwire ikintu gishobora kukwereka ibyo bintu, ibyo bimenyetso mushumba, nkwakira udusengera ubundi dukomeza. Ibi bintu ntago byoroshye mushumba. Yarakoze kadusenge. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje kwemere kubana natwe kuri uyu munsi, kandi tugushimiye ko uri mu ruhande rwacu, uri Imana y'amahoro, uri umutabazi, uri umurengezi, uri umukiza wa byose mwami kuri twebwe. Si cyoroshye kuba tugiye kuganira ku mwuka wa monitoringa, kandi Satani abashaka amakuru kugira ngo agire uko adusenyera hazaza. Urakoze rero kutwemerera mwami bana natwe, kandi icyo kintu kiri kuri benshi, kandi batega amatwi mwami, bakire, barokoke, kandi ubarinde mu nzara y'igihe naje duha umugisha mu turinde, utwambika imbaraga. Dore tuba twatatse ibirere bya Satani ashaka kwataka ubuzima bwacu, ariko tube bugufi kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ngira ngo mbere yuko mbabwira, bishobora kuba ari nk'ibimenyetso. Ibi tugiye kuvuga ntabwo ari inzozi, ahubwo ni ibimenyetso bihishe. Sinzi uko nabona bisobanura ibintu ubona, ariko ntubisobanukirwe, ntukeke icyo ugiye kumenya. Ni ibintu biri physical ushobora kubonesha amaso, ariko ukabifata nk'ibisanzwe, nyamara bifite ikindi bivuze mu mwuka. Ntube maso, kuko nagira ngo ndasaba ngo umuntu wese uri bufungure iyi video ntareba atayirangije, ko amenya ibintu bikubiyemo, kandi muteguza ko ejo, umunsi w'ejo ushaka kuganiriza abantu ibintu bikomeye, ko wahagarika umwanzi wawe ushaka kwiba ibintu byawe. Satani rega yarahagurutse, natwe tugomba guhaguruka tukamurwanya. Icyo rero iki kibategurire, ushobora kuba ari ibintu 20 cyangwa birenga, ariko twadukoresha ibyo tubona ko bigaragara ku bantu bose muri rusange. Mbese muri bimenyetso bizana rusange. Rero mnyemera aho dusome Zaburi 23:7 umurongo wa 32. Zaburi 37 umurongo wa 32. Umurongo wa 32. Zaburi 3 ibice 37 umurongo wa 32 haragize ngo umunyabyaha agenzura umukiranutsi, agashaka kumwica. Uwiteka ntazamureka mu kuboko kwe, kandi ntazamutsindisha mu manza. Ndagira ngo umurongo wumve uko monitoring wumve. Haragize hati umunyabyaha agenzura umukiranutsi, agashaka kumwica, agashaka kumurandurana n'imizi. Uwiteka ntazamurekura, ntazigera arekura uwo mukiranutsi mu kuboko kwe, kandi ntazamutsindisha mu manza. Ntazemera ko umunyakibi amugusha muri uwo mutego. Urumva ko agenzura, aragenzura cyane. Reka turebe Abagalatiya 2:4. Urwandiko Pawulo yandikiye abantu b'i Galatiya bice 2:4. Abagalatiya kangahe? 2:4. 2:4 haragira hati ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya, binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu. Ahubwo Zangu imirongo regesobanura. Umva monitoring kugenzura sha. Ahubwo hanyuma byatewe
byatewe na bene data binjiye bindyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu. Urumva ni indyarya zinjiye guheranwa ko zije gutata komonitaringa abayeho ate arya te abikora te nizihe bagenza gute programu ye ni yihe ese yarahinduye barya abantu baramutse babonye amapassword yawe yose bakurangiza mva binjiye rwihereranwa ngibi ni Bibiliya ntago ari twe. Monitoring spirit. Hari ibintu abantu bafunguke mu maso, harimo ibintu bibaho batari bazi ko ngo ni mwisi hano nta mahoro, nta kujenjekera Satani, ni uguhaguruka ukamurwanya, n'umurwanya nawe azaguhunga. Urumva ko nshatse kukwereka ino mirongo kubanze ufuntu ivuze iya mbere ngo abanyabyaha bagenzura abakiranutsi bashaka kubaritura ariko ngo Uwiteka ntazemera bari kuboko kwe kandi ntazakira abo bantu. Ariko habona ko Paulo asobanuye ngaho ubwa nyuma y'ibyo yabonye ko haje rwihereranwa indyarya zaje rwihereranwa zinjira muri twe zije gutata umudendezo wacu. Wari uzi ko mushobora gutata umudendezo abatari kubundi kari akazi ukora wakaretse nkakongereraho kagasiga kagira ngo ni inshuti akaguhemba ukwezi kumwe akakwirukana harya aho wari uzasubirayo neza ubwo wasubirayo ntago wasubirayo ntaho ugiye uvuye heza kandi nta naho ugiye kugenda ahantu umugore abindangane ngo abanyuma muhata urukundo ati ngure tugendera uturu twigendera baragenda maze ukwezi amuga ati se niba warataye umugabo wa mbere igihe kimwe utazantaniki ati toka ubwo wagaruka koko ndavugije kuri wasubirayo none se urajya ati ikimenyetso kimbwira njewe utazana niki uriya mwarabyaranye mumaranye igihe njewe ugese nazagukurayo uri indangare urumva baje rwihereranwa turi mucyo twita umwuka wo gutatwa no kure. Rero tuye usomye ngo ni ibihe bimenyetso, ariko ibimenyetso ugiye kuvuga ni ibimenyetso bigaragara ntago ari mu nzozi bigaragarira amaso, ariko ushobora kuba ariko sha rwihereranwa umudendezo wacu mahoro yambara ate arya ate abivana he twamushyira hasi abikora ate ubundi nkubaze tutarasobanura bino bintu umuntu ukeneye ukuntu baho ahabikeneye ngakungane cyangwa no kuvanaho aho wabivana no gusiba amayira yose bya bindi byawe byiza byavaga kunganira mu buzima yakakubajije kuki byanjye ubibaza undi muntu kandi utunze nimero yanjye unanze twanavugana ukabibaririza mumenyere ati nyamara baramuciye kuri kanaka byashoboka. Hari umuntu ukora icyo kintu ati ugire kuri nakaca kuri kanaka reka ndamufite umuntu ngewe hafi njye se ninjye utamufite mfite umuntu uraho yigize umukomisiyoneri ati mumumbarize se mufite se nk'ibyo byose undi we abwa ati mwebwe ntago uramugabo mwamye ati nige mbasha kumugeraho muntu ubwo nyine n'ibyo yakoze narashetse ndatuza monitoring ya Satani yarayemeye yewe ati urabona mugabo umuntu utoroshye ukomeye mu naho atari kubura kugira ngo mugereho ati hari ibindi bintu bikwiriye narabara yamuhaye da araza akugera ampuza n'uwo muntu ariko uwo muntu dufura kuri telefone ntamugana ariko nti kunyihamagara byari bikugoye ase ko aturumva ati ni oya ndimo ndabona hagati yanjye nawe harimo umuntu kandi afite 60 mu ntoki. Umuntu aramubwira ati mva ntinye Imana ikurimo ati niyo yanyatse kugira ngo ampuze nawe none se yahuje telefone yanjye nawe ni ibibazo abantu baje rwihereranwa ubona kubeshya ko yagushyikiriza mu biganza by'abo bantu. Asya murafashe ntabwo nyabwira munsi murafashe nimero yanjye akashyira kuri TikTok kandi ntabwo ari yanjye namagana ijoro ngo nimba promoting genda bizise. Urumva hari ibintu abantu bashobora gukora umuntu akuvuga ngo araguhuza n'umuntu mubwiye gutya itayumira. Ibyo nibyo bita gufata ati igihanga cye nzagikebanye kuzanira ndakimuzanira gutya ubwo ni bavuga ko guhuza n'umuntu muzima no kuvuga ati mbonye 30 kandi mbonye ari hagati yanyu afite 30 ati niko byanagenze
none se nimero yanjye ntabwo yizi ko kuri YouTube kuki utayishatseho ngo umpamagare kurumva ngo byarigoranye ngo nari ngeze mu Rwanda ngo urumva uwo mwuko ko monitoringa first yamenye ko wirwa mu biro yamenye kiri bukore byose aroro baje gutata iki umudendezo hari nabandi none urumva we yishakiraga no kwirira none hari undi ugomba kwicara agasenya izina ryawe tu ako utinya umuntu ufata amafaranga ngo azaguhuze na runaka ku kintu kingana iki Musenga vuga abavamugara umuntu uri muri Suisse akamubwira ibintu bitabaho nako ari muri Swede amubwira ibintu arazi arambaza mbaje namugana mu buzima nta mwanya afite wo kwisobanura ibyo yakubwiye wabyumvise ayenda gushubije rindiro zabirebe kuko hari igihe wisobanura ugasanga urisobanyije aho noneho ugasanga ahubwo ni nabwo uhindutse utariho so rero uyu mwuka muri tubonye amagambo abiri umwe muri Zaburi 3:32 havuga ngo umunyabyaha akurikirana umukiranutsi bamugenzure Imana izamutanga hanyuma tubona n'Abagalatia yatubwiye 2:4 ngo hanyuma y'ibyo ariko ngo nabene data babanyeshyara abanyamyuma binjiye guhera aho yatatu umudendezo muri Kristo Yesu so rero Imana iguha umugisha urakoze nagira ngo ijambo turitekerezeho abantu batwumve n'ukuri bishobora kurenga 20 reka ikintu cya mbere ngiye kubwira kiragutungura ndagitegereje nanjye kuba uri mu nzu yawe cyangwa mu nzu y'abandi ukumva byanga byakunda hari mu ndi muntu ukajya wiyumvamo iki ufite stranger pass ukumva sinze ko ndabyita ngukira ndikumana yanjye gifasha inyarwanda gano ikindusha neza nubwo gene mukoro kuba uri mu nzu kwikanga ko hari undi muntu uri mu nzu ukumva mubiri wawe uri kumvamo undi muntu ariko ukumva ntahari mu by'ukuri ntawe uhari ariko umubiri wawe uri kwiyumvamo ko hari undi muntu kumva nubwo utwaye imodoka hari undi muntu mwicaranye kandi ntawe uri mureba muri make kumva hari igicucu cy'undi muntu ukabyumva muri wowe noti mu nzozi kumva umubiri wawe gusa ntabwo se yakubaho mu buzima kumva urikanze ikintu bisobanura iyo umaze kubona ikintu nk'iki ariko njye ndi mu muhanda nkumva hari umuntu uri kunkurikira kandi ntawe uhari nkahindukira no mu nzu uragiye haba kumva nturi wenyine kumva hari umuntu uri kugenda ukumva urabangamiwe ukuntu kumva hari n'igihe wumva n'amajwi noneho hari umuntu wigeze kumbwira ati hari igihe ndyama nkumva mu nzu nyine harimo undi muntu nkabyuka nkacana amatara nkabona ntawo nkasubira kuryama timenya narasaze kumva tukajya wumva ukumva muri saro neza kumva hari nk'abantu hashobora kuba harimo undi muntu cyangwa undi muntu kumva kandi ukabona arakuremereye iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko bari nko bagukurikirana gutata umudendezo gikomeye rwose kumva nturi wenyine kandi ukumva icyo urimo wumva cyangwa umuntu wumva nta cyiza afite amahoro agahita yoyoka akeza kwifuriza ukumva umutima uragiye ukumva ntuzi kumerewe icya kabiri ni ukubikira wabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize kuba ikintu cyose uteruye gishobora kumeneka uwo mwanya mu buryo bworoshye harimo abantu bafitemo icyo kintu barangiza ngo ngo akeneye kuzana umugore no kuzana umugabo no ikintu cyo kuba ibintu kimeneka mbega ibintu bigucika mu buryo nawe utabyumva hari n'igihe umuntu aguhereza ukagira ngo aracyakomeje akarekuraho utarakira kikameneka aho ngaho ariko bigizemo uruhare nyine ntabwo ko ngo reba ibintu bisobanura ikintu uvuga ngo ikintu kikagwa kikameneka kandi utabishakaga ikindi cya kabiri nakubwira kandi gikomeye cya gatatu cyangwa ucyumve kuba abantu cyangwa umuntu agusezeranya ikintu ntagisohoza kikayoyoka mugaherukana ibyo inkuru telefone akayifunga igihe uzabona ibi bintu ntabwo ari inzozi abantu bakubwira ikintu bari bukore ntibacyuzuze ushaka wakwitonda rega satani yaraduhagurukiye nk'ukuri umuntu akakubwira ikintu ategereza kandi yakubwiye ikintu
bituma udashaka igisubizo cyo kintu ko urabyizeye kandi bigukorera tugishyira mu ukivana mu murongo w'ibyo ugomba gushaka noneho ukumva ko ukajya gutekereza ibindi yarangiza akagutenguha. When the people fail to fulfill the promise to you, igihe cyose rimwe cyangwa kenshi yaba umubyeyi n'umuryango yaba inshuti nabo muganira bananirwa atari uko batabishoboye babyihora kutuzuza icyo bavuganye nawe, isezerano baguhaye rishobora kuba ahangaha hatagira umuntu urota arya kuko ashonje. Isezerano ntabwo ari amafaranga kumbwira ngo uzansura, ibaze kuvuga ngo ntaragusura ugateka ugategura ngo désolé ngo sinkibonetse, uwo mwanya watakaje guhaha ibyo wateguye byose bangije désolé na amafaranga. Sorry, only sorry, I can't make it. Yeah, byabayeho undi aguhamagara sikora byibagiwe mwa wampamagaye mpagaze ku gisimenti imbeho irankubise bigeze nsanga ese kutaza ngo nabyo bagiwe naryamye ngo naho ubutaha bene abo ntiba excuse ngo sore ngo naho ubutaha nyine byarangiye ukora ko nta nicyagize gute nta cyabaye. Abantu bajya batenguha abandi cyane cyane mu bihe bikomeye, wenda nko mu gihe cy'ubukwe mwaba muri kuri mu nama y'ubukwe kuri liste y'ibyo muzakenera ukavuga uti ibyo gusabisha amafanta tuzajyana inkwano ati oya icyo ngicyo gikuremo ntagikore kamuhamagara kwa gatanu ubukwe buri mu gitondo ati imodoka zirahari ati yo ati harya sinakubwiye ati oya ati ntago byakunze ewe kandi ubwo ngabaza umuntu butangire urajya kwambara umukandara ipantaro yobe nurango bitubura n'ikibazo mutabana nacyo ntabwo bwaba bukitashye oya burataha ariko butahana umutima mubi. Gusa ikiza nabonye mu bukwe abo wibwiraga ko ari abawe si ubona ko ari abawe uratungurwa. Imana ikuzanira abandi bantu bashyashya bafite umutima wo gukora ikintu. Niba hari ikintu nabonye ko Imana ikunda ubukwe nuko abo mwaganisha gutenguha burundu, abandi bakaza kubera ko useba, abandi bakaza abana bipinze, ariko hakaza n'inkoramutima so ngo ya mwihamagara umukwe mwimutesha umutwe mugende mu bigo. Imana ije baho umugisha abo bantu urumva dusoba kiganiro ndashaka abantu bumva bino bintu ibimenyetso bikwereka ko hari spirit, hari umwuka kugenzura umwuka w'umwanzi ushaka kumenya ibyo ukora ibyo uri utabasha kuzuza ncyo nasobanuraga utabasha kuzuza amasezerano yakugiriye ntashobora no kwiexcuse. Mbega abifata nk'ibintu bigize gute byoroshye, naguhaye amafaranga ati nyamuguriza amafaranga nzishyura umwana minervare ku ishuri ati ntacyo buyampaye nzabikora. Abana bajya ku ishuri ntacyo avuga akicecekera irya n'urwara ariko burya ibyo monitoring sinzi niba ukumvise the when people fail to fulfill promises abantu bananiwe neza gusohoza amasezerano atari ubushobozi buke atari nuko batanabikora ahubwo nuko batabyitayeho ntago babyitayeho kugira ngo ugwe muri wa mutego. yewe iyo ubonye ibyo bintu rero yaba ari umubyeyi ubwe ntabisohoze kuko burya umuntu wananiwe gusohoza ikintu kubera ubushobozi buke anaguteguza mbere atumva mwene da hari icyo nari nemeye ariko ndabona bitari gukunda bitameze ukuntu simbizi naho gusenga Imana ubwo uwo ngo abakunda rakureka gusaba amusuka. Ariko bene nk'uwo ngo nyine ubikubwira mbere aguha plan B avuga ati ariko iki ubwo kidakunze reka tumanura wenda iki cyo kizakora. Ubwo jewe kuri icyo kintu twavugaga no ntazashobora kureka mbe ngize gutya rwaza hano ariko aguteguje mbere undakubwiye ku isaha ati ya modoka iri hitwara abageni ati nawe nateguye ariko se nabikubwiye yarya ati atize atshati yo sore ati twara byibagiye ati ntago ishoboye kuboneka atiri mu igaraje no mwavugana aro ko ntakumva se aro kandi arimo arakumva aro ati network aro mukamenya muri aro kandi arimo aragira gute kugira ngo kugira ngo ngabo ariko udafite ubushobozi afite umutima mwiza akubwira before
ikindi dukwiye kumenya buya kandi yo kubwira ko ibimenyetso kambwira kandi abantu ntibakumva simbizi nk'igihe ushobora kuba uri mu ishyamba ukabona inyoni ziragukurikirana zisobanura ibintu bibiri burya cyambere inyoni yigukurikiye isakuza haba hari inzoka imbere cyangwa ibindi byago imbere burya ubwo biri kukuburira yabikora ntabwo abantu babimenye nta n'ubyitaho nubona inyoni gukurikira imisakuza cyane ibikubwira ati rwose wikomeza nyamuneka ushobora gusanga imbere hari inzoka hari n'ikindi kintu mu buryo bugaragara kuko yo ibiri hejuru ya bintu biri danger iri kubireba ikavuga ati suriya noneho rero kubona inyoni ziguforowinga ikugendaho ariko itavuga iguruka buke menya ngo ni umwuka noneho wabugufi cyane nawe urimo gukurikirana ibyo turimo turabiganiraho cyane monitoring spirit barakugenzura ikindi ni ukwibona buri gihe situwasiyo urimo nta itandukanye n'iya kera warimutse umujyi warimutse karitsiye waragerageje ariko wakwireba ukabona ntaho wavuye ntaho wagiye kandi warimutse mu by'ukuri kandi ukabona gusa nyine n'ubundi wigumira hahandi ntacyo byari binatwaye ahubwo niba ugiye gusafaringa wahinduye location ariko situation remain the same mu myaka ya kera ni ikibazo ikindi ngiye kubwira kuba abantu bakubona nk'umusaza kandi uri umwana cyangwa bakubona nk'umwana kandi uri umusaza yego hatari kushatisha usiti hatari ufite imyaka ingahe ufite imyaka 35 ngo ntawabimenya nabyo nibibize angeze ngo kugira baby face nta kibazo ikimenyetso cya monitoring kuba abantu bakwita uko ushaje kandi ukiri umwana cyangwa kuri umwana kandi ushaje aha rero naho nagusobanuriraga kwibona pe siko ndakora mbyihorere situation nta gihinduka n'umushahara akawongera ntibihinduke beho ukabona ibintu byose bihora bisa na bya bindi nta bishya ikindi ni za nzozi mbi twanababwiye kuri tusimba yo kwirukanka inyuma naho gukurikirana aho ntabwo twahatinda ikindi ndawita se nimwita umwuka w'icyangiro ntabwo baza kubyumva neza kuba abantu bakuvuga nabi mu bandi ariko wakwishakamo ikosa ukaribura nta kibazo uwiyiziho ariko abantu bakagufata nabi bakakumva nabi ukabona abantu baraguhunga utabizi nta ruhare wabigezemo ukabona abantu barigirayo kumbi hari abantu bagushyizeho ka credit ukuntu bagushyiraho utuntu aho ngaho bagukura ya etiquette mu gano cyashize wigeze uvuga etiquette bakandika ikintu none ukibaza hari utuntu mu ishuri cyera tukiga hari utuntu tw'utwatsi tw'udushokoro twagendaga dufite utuntu kuduha cyane ariko ako gahwa ntago umuntu akaguteye ku mwenda ntubimenye baragenda bafata kashyira inyuma y'umuntu ndabyibaho twayo uratwibutsa utwo tuntu ntabyo umenye nuvuga ngo nahangaha abantu bakagufata nk'umuntu mubi w'umurozi utazi nuko baroga umwicanye ntawe wishe umusambanye ntawe bagufatiye hejuru uw'umuhemu ntawe wahemukiye mbega abantu bakagufataho amakuru atariyo bitewe na cya etikete bakwambitse kandi wanarangiza amatwi yakaza kumva ibyo bintu bayahagurutse ni ukuvuga ngo nawe icyo gihe umwuka wo gukurikirana ukuri inyuma icyo ngira ngo nagisobanukirwa neza cyane ni ibimenyetso bigaragara bikwereka ko umwuka w'umwanzi uri kugukurikirana cyane ukasebana ko ariko uziko n'umuntu ashobora kwicira ubukwe ngo ni ndaya nta muntu wamusambanije kwere soje kwita umurozi utazi nuko n'imiti yo kuvura ibicurane utanabizi uziko umuntu akwita igisambo utaramwibye uziko umuntu akwita umupagani atarabona ubupagani bwawe bwabereye ushobora kuba atari ko kanaka buriya amavuta afite ntago ari ay'Imana n'ay'ikuzimu
kibaza inzira z'ikuzimu bo zarabananiye ngo bajye gushaka amafaranga. Uzi ko umuntu akubonamo akagusiga etikete y'ikintu utari cyo. Ibyo bibaho rwose. Nk'ubu nkawe nk'umusivile ngo uri umusirikare kandi uri umusivile. Koko mana yanjye. Ntunazi n'ibyo ari byo. Yaba yayobye. No, iyi etikete barayikora. Yego, abantu bajya barema ibintu bidahari. Umuntu akicara atari ku kana kamumwirinde n'imaneko. Aho utanga raporo ntiyahabonye. Gusa kugira ngo uwo mwuka ukurikiranwa batajya bakwishisha. So ikindi tugomba kumenya ni igihe uhagaze mu nzira y'ukuri witegura kwakira ibyiza, uwo agatangira kubaho ibimugira ngo uhagaze mu gihe cy'ibyiza ari ukibonera ibibi, n'umutima wawe uri muri position yo kwakira ibyiza, uranabibonesha amaso, ariko wapi ntibikugereho. Nakumenya mu yandi magambo cyo twabizemo cyashya twisobanura ni in the right place and the at the long time. uri ahantu hanyaho ariko mu gihe cya kibinyoma. Uhagaze muri position ariko ako kanya ukaba ari umwanya wo kubona ibintu by'ibinyoma cyangwa bitari ukuri, ibintu biri wrong bidashobora gushoboka. Ibi tuvuga ntabwo ari inzozi, ni ibintu nawe ubona ugeze muri position nziza mu gihe cyiza, nko kugera ku iriba. Yego, uzi ko ugiye kuvoma amazi kumbe hari kuza ibirohwa gusa, bigatangira uwo mwanya. Menya ngo nawe uri under monitoring spirit. Yes, urakurikiranwe pe. Kandi muvira ijambo kuki imyuka mibi dukurikirana no kugira ngo itubuze kugera ku ntsinzi yacu. Mwuka mubi nyine ugamije kuzimya inyenyeri z'abantu. Ako numvise ngo bajya banazigura. So ega byose ni ibitambo bakoresha n'amafaranga n'amaraso. Ngo barazigura, ngo uri afite inziza, ngo afite yaka, bakayigura. Ari mu kiganza bagaterura ariko. Iyo mu kiganza bakareba uri ni byinshi byo ntabwo twajya basayina. Oya nako ngako gusa. Ubwo rero mu gihe nukuvuga ngo babigoranye kandi bitewe ubwo ikindi kubona mu gihe utangiye kugira ubuzima bwiza mu kigo cyo kugira ngo butangire, none ibintu byose bikakuremerera jeri byose. Kurya intambara, kwambara intambara, kwishyura intambara, mbega nuvuga ngo nta kintu niki uri kubonesha mu ntoki kikorohera mbere cyarakoroheraga. Ikindi by'abandi bakira batavunitse uhakuye mu kizame wiga ugasanga imodoka uzi kuyitwara, hagera gukora ikizame ukagonga ikona rya mbere, kandi uri kwiga nta kibazo wageraga ibintu byose. Mu gihe witegura ikizame ugasanga ibituma uhindura stati, ibituma uhindura icyerekezo, bituma uhindura ubuzima bigapfa kandi urebesha amaso yawe. Ariko bikozaho icyo bita imitwe y'intoki. Wari gutsinda ikizame mu bantu bashaka gusaba akazi, ariko reka bisi gutinze usanga cyatangiye ikizame. Satani arakuriganyije, arakuriganyije cyane. Umugisha wawe warawutwaye cyane rwose. Ibyo rero ugomba kubimenya. Ntabwo biba byoroshye. Kimwe kikwereka ko ufite umwuka wa monitoring. Imihanda y'umugisha wawe ugasanga yose yarifunze. All roads of our blessings. Inzira z'imigisha yawe yose, imihanda yose gafunze. Mu muryango ku mafaranga locked, mu rushako locked, mu bana babyaye locked, mu muryango bakure visa buzima hose ugasanga all roads yose to success are broken. aho guhongera ufite inzira zose zikujyana mu ntsinzi. Yose ni inzozi, ni ibimenyetso abantu baranabyo ubonesha amaso. Ugaca utereka mpindure position, reka mve mu ntara burasanye burengerazuba, reka ngurisha ngo handi, ugasanga all zose zirafunze, nta cyerekezo wabona. Bimwe batangaye ubwo hari ukuntu abantu bajya bibeshya ko ashobora kuba ari muri quartier itagenda.
ndabivugira none ku bantu bacuruza kugira ngo bumve imbaraga z'ibi bintu turi kuvuga. Monitoring spirit ukaba uri ahantu ufite iseta mubibonye ku bantu b'abacuruzi yego aturanye n'abandi baragura bafite abakiriya kavuga ati ariko aha hantu ashobora kuba ari mbi ari habi ukimuka ukajya ahandi uzi ngo ni place it's not place it's you ni wowe Satani ashaka ntabwo ari ahantu ukorera. Wonderful. Ahubwo bagombye guhagarara ukarwana uvuga ngo oya ngo iseta ngo nimbi gute iseta simbi kuko hari abandi bahakorera bari kunguka. Satani ni wowe ari kurwana. Spirit of monitoring ukimuka ukava aha ukajya aha ngo aha byaranze ngo ngiye aha reka da. None hatari. So urumva ni kinifuza ko abantu babyumva banasobanukirwa ibintu nshaka kubwira. No kuvuga ngo twari tumaze kubona ko all roads to success are locked. Nibyo ndi kuvuga izo nzira nyine. Ubucuruzi burafunze aho hahira harafunze ngo ni nimuka birakunda. Ikibazo ndava Kicukiro nje mu mujyi ngo buriya bizakunda. Ikibazo ntago araho ukorera. Ni wowe. Ikibazo ni wowe. Kindi gikomeye kuba buri gihe bagushyira muri wrong position ahantu hatari ahanyaho buri gihe kumanga wana wenda guhana intuka ariko utekereza ikintu gikomeye. Ibi ni ibimenyetso turimo tuvuga bifatika biboneka bikubwira ngo uri under attack kandi ukwiye gusenga Imana ikagutabara. Yego. Ikindi giye kubwira Jerry dushaka basibihuta cyane. Ni igihe buri gihe cyose ubona utajya ubona ubufasha mu gihe ubukeneye. Ubura bagufasha mu gihe ubakeneye kandi wowe warabaye mu gihe cyabo cyane. Uri umutanzi w'umusada ariko we ntawo guha umusada. Iyo ukeneye ntabwo ubona. Mu gihe ugeze mu ngorane no one can help you. Hamwe nategura ari ibirori ntibanabizemo. Ntacyo banabatse. Aho rero ukibona menya ngo uri hasi urimo urakurikiranwa kandi Imana igiye gutabara ikakurengera. Mba nabiteguye rega buriya. Ikindi kutagira inyungu mu byo washoyemo kandi waravunitse. ngo inyungu zawe umuruho wawe ubone nyine ntiwaburiye icyuye ubusa. Aho humve nk'umunyabwenge ukora ibiganiro kutagira inyungu ibintu wakoze. Ibaze kubana n'umuntu ntumugireho inyungu ugasanga nge nawe kubana kwacu nta nyungu zibwo n'ukuryaryana. Nta nyungu ukuye mu bana babyaye, nta nyungu ukuye mu rugo washatse, nta nyungu ukuye mu bucuruzi. Buri gihe ugasanga za benefits cyangwa se inyungu kuvanamo ntazo ubonye. Ahubwo ubana n'abantu b'abanyabirong people batamenye uko bimeze. Buri gihe ukisanga buri gihe umuntu mugiye kubana ha mu biganiro mu kazi ukirota urwarabanye n'umuntu utari umuntu wo kubana nawe. Kandi abantu babo uza kwabwira abandike muri comment baraye kubwira pe ukirota uruva ku maherezo sina nari impumirije wamwibeshyeho ntabwo wamusobanukiwe. Yego sinzi akandi bukumvise. Nakumvise cyane. Kuvuga ngo the benefit ntiboneka mu gihe yari ikenewe. Jerry nta mbabazi byabunguye iki. Pierre nakana kabyabunguye kubana nakana kabyunguye ukasasanga bigiye kwendinga ibyo twaganyaga tubishwaniyemo tunashwanye burundu. Ugasanga ari uguhinga nta musaruro, mu gukunda nta musaruro, mu kwiga nta musaruro, mu gufasha abandi ukabona buri gihe ko tuvuga inyungu twe gushingira ku mafaranga ku bintu bifatika. Ubu kuba ngiye dukorana gutya nkabona umuntu ufite nk'ikiraka cya miliyoni kandi ushobora gukorera mu munsi mu masaha make. Yego. Kandi umuntu yabara agasanga nta kazi kenshi bigusaba. Yego. Ariko nkaba ntahamagara Jerry twirirwana nkajya gushaka undi ku ruhande kuko ntifuza wamugisha kuri wowe ariko twari inshuti. Niyo se twibereyemo.
ukibaza ngo ni gute nkenera gukora ibiganiro njye nawe kandi byanga bikunde bariyaranja bakazakubwira uko byagenze kugira ngo babare kugira gute kurusha gute bati twabwira ko aduhakanira tubwira ko ntibikunda hari ugasanga ko hari umuntu kurangira ikiraka wagikora nubwo yenda uwungutse make ariko pare raporo y'uburyo byungutsemo ugasanga birakoroheye biguhesheje n'umugisha biguhuje n'abandi bantu ubwo nta nyungu yazo mu kubana n'umuntu nta nyungu ntayo habe nimwe nta nicyo kumara iyo muntu ikiri tuma twese cyane cyane ni igihe uzabona buri gihe uhora wumva ko ibintu bidashoboka kumva muri wowe se mbyite ngo iki wibereye muri ntibishoboka muri make uwo muntu si uko yavutse ari muri ntibishoboka ahubwo ntacyo atakoze ngo agerageze ariko bikendinga bidakunze noneho hageze mu gihe cyo kuvuga ati n'ubundi niko byahoze ntabyo ndi bujyemo nibyo menyereye nta gishyashya kuri respectinga ko bitazashoboka kuko n'ubundi mu myaka experience abayemo yahuye n'ibidashoboka ntacyo yagerageje ngo gikunde mu bantu ntibyashobotse kumana ntibyashobotse mu rugo ntibyashobotse kumana ntibyashobotse mu kazi ntibyashobotse mu rusengero ntibyashobotse aho hose agatangira kubaka ijambo ryitwa ngo ntibishoboka tinyabone ngo nugerageza ati reka mbabara ntacyo ngeragezamo byanjye ndabizi hagira ngo ninjye wisha abantu hari si gusa n'igimana kugendaho ikindi ugomba kumenya ibintu biba bikomeye nabyo barabyumva mu buryo ngiye kubivugamo ni igihe witegura kwakira